Hari igihe numva naba nk'akanyoni, akanyoni, akanyoni gato 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 cyane. Yesu itiyo kinshalia jito, chechangwele ndomo byao, wofisha na tsinte saifa sensinchi, zonzi uyuka. Metsidae selenshindo shiho, ozonshi shibujao. Uhwaishi bushijie wode mitemeo bendengaha. Wela wezenya, zonshi. Ushewe chitao, sinfan shinfan sinshi, insuan sanshu, oyoyo donjon putao. Washi ji xiao 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 xia niao. Xia ya fei,却飞也飞不高。我岁岁咪咪，岁岁咪咪，一个温暖的怀抱，这样的有种，算不算太高？我是一只小小小小鸟，想要飞也飞，却飞也飞不高。我岁岁咪咪，岁岁咪咪，一个温暖的怀抱，这样的有种，算不算太高？所有知道我的名字都连那你们好不好？世界是如此的小，我们注定无处可逃。当我想起连起连累，当你注定伤口的压力，你说你的这样，哪一个重要？我是一只小小小小鸟，想要飞也飞，可飞也飞不高。我岁岁咪咪，岁岁咪咪，一个温暖的怀抱，这样的有种，算不算太高？我是一只ngiye gutangira ikiganiro sinzi ukuntu aka karirimbo kanjemo ubanza ahari ari ukubera ko kagiye kugirana isano na kino kiganiro nshaka kubaha, nuko numva nyine karaje mba ndakaririmbye, nubwo karirimbye nyine mu kinyarwanda kivanze n'ururimi rw'igishinwa, ururimi abantu bakunze kugora abantu benshi, ariko muri make mu kinyarwanda kagira kati hari igihe mba numva naba nk'akanyoni gato cyane maze nkaguruka nkajya hejuru, ariko singere kure, yenda nkicara ku ishami ry'igiti maze nkirebera ibiri hasi yanjye byose. Reka ngarukire aha ngaha kugira ngo ikiganiro kitaza kuba kirekire, nzashaka yenda akandi kanya iyi ndirimbo nzayisobanura bihagije. Yitwa Xiao Niao cyangwa mu kinyarwanda akanyoni gato. Ariko na mbere yuko ntangira iki kiganiro gito, reka mbonereho mbwira abakunzi banjye ko haramutse hari umuntu uzi waba ashaka ko yaherekezwa muri China, ashobora kuba ari umubyeyi ufite umwana ugiye nko kwigayo, cyangwa se umucuruzi wifuza gushaka imari muri China, mwamubwira kabisa akaba yanyitabaza, nkamuherekeza aho yakwifuza hose mu Bushinwa, cyane ko hariya abakoresha icyongereza baba ari bake cyane, kubonayo uvuga igifaransa ho byo ni nk'inzozi, bityo nkaba namufasha kumenya aho arakura imari mu gishinwa bita taipei, ni ukuvuga imari nziza cyane kandi ihendutse apana pirate, nkaba nagufasha kuyigurayo, nkagufasha kuyipakira ubwato, kandi nkagufasha no kukurebera ko bataza kuguha ibicupuri mu gihe bari kuvunjisha, kubera ko hariya nubwo ari abantu bateye imbere mu by'ubumenyi n'ubukungu, ariko bateye imbere no mu bindi bitari byiza, kubera ko bashobora kugutuburira cyane, kubera ko abantu hariya benshi ntabwo bakijijwe.
kandi nyuma yo kugufasha ibyo byose ukaza kumpemba amafaranga atakugoye, kubera ko ngiye mu bintu byanjye byose nkora njya ngerageza gushyiramo n'ubukirisitu. Ngayo nguko rero wankenera, nitwa Jean Damascene, mboneka kuri telefone 0788 53 42 15, akaba ari nayo iri kuri WhatsApp. Ndabasuhuje rero aho muri hose mu izina ry'umwami wacu Yezu Kristu, izina ry'umucunguzi wacu uhoraho Imana dukunda twihereye, ngo uzamwizera wese akamwizera wenyine nta bandi amubangikanyije nawe azaronka ubugingo buhoraho iteka ryose. Ikiganiro cy'uyu munsi rero nifuje kubaganirira ku bwoko bunyuranye bw'inzozi zo kurota uguruka ndetse n'ibisobanuro byazo. Buriya igihe cyose waryamye ujye uha agaciro inzozi zawe, uzitekerezeho, kubera ko rimwe na rimwe hari igihe mu nzozi uba uri guhabwa ubutumwa ngo ubugeze ku bandi bantu, cyangwa se ukaba uri guhabwa ibisobanuro ku buzima bwawe wowe uri kunyuramo muri iyi minsi, cyangwa se uzanyuramo mu gihe kiri imbere. Mureke dutangire. Ubundi Bibiliya ivuga iki ku nzozi turota? Muri Yobu 33 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15, ariko mu zindi Bibiliya zitari Bibiliya ntagatifu hagira hati: Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho. Iyo urota mu nzozi nijoro, igihe abantu baba bahwekereye basinziriye ku mariri yabo. Ariko muri Bibiliya ntagatifu sinzi niba ari ukwibeshya, kubera ko ho baranditse ngo Imana ivuga rimwe ntisubiramo ubwa kabiri. Aho ni muri Yobu 33 umurongo wa 14. Murumva ko biratandukanye, ariko aha ni kuri Bibiliya ntagatifu y'ikinyarwanda gusa niho harimo aka kaereri. Kuri Bibiliya ntagatifu y'igifaransa no mu zindi ndimi ihuza n'izindi Bibiliya. Tugiye kureba rero ubwoko butatu bw'inzozi zo kurota uguruka n'ibisobanuro byazo. Dutangire. Ubwoko bwa mbere ni ukurota uguruka, ariko ukarota uguruka umanuka. Urugero, ukarota ubona uguruka yenda uva hejuru nko ku gasongero k'umusozi, yenda reka dufate nka hano muri Kigali, yenda dufate nk'umusozi wa Rebero kubera kuri hejuru, ukava nko ku musozi wa Rebero ukaguruka yenda werekeza, uri kumanuka werekeza nka Kicukiro Sonatube, cyangwa se ukaguruka uva nk'ara kuri some hejuru ku gasongero k'umusozi wa Jari, ukaguruka ugiye nko kugwa Nyabugogo hariya muri gare. Murumva ko ni ahantu bitagusaba imbaraga na nkeya, mbese ni ahantu uba uguruka mu buryo nyine bworoshye, wumva ari nk'umunyenga, wumva byoroshye, mbese wumva ari ibintu byiza cyane. Dore icyo bisobanura rero. Izi nzozi zisobanura ko ubuzima urimo muri iki gihe, mu buzima ugiye kwinjiramo, mu buryo bw'umubiri, bw'amafaranga, nta kibazo ufite. Uratuje, minervari z'abana ziri kuboneka nta kibazo, ushobora kugura imodoka nziza ihenze kandi yihuta, umuvandimwe wawe ashobora kugira ikibazo cy'amafaranga ukamutabara mu buryo butakugoye, invitasiyo y'abagutwereza urabatwerera mu buryo bworoshye, mbese uri muri rose life, ubuzima ni iroza, uri muri comfortable zone, watembera n'inshuti zawe, yenda mukajya gusura za parike, mugatembera mukajya kuri Île Maurice cyangwa se mukajya kuri Hawaii, kubera ko muri kofi harimo agafaranga. Mbega icyo biba bigaragaza ni uko
mu bifatika, mu buryo bw'amafaranga, muri iyo minsi umeze neza cyangwa se ugiye kumera neza. Ariko ibi ni mu buryo bw'umubiri gusa, naho mu buryo bwa roho cyangwa mu buryo bwa mwuka, muri izi nzozi Imana iba iri kukubwira ngo itonde mwana wanjye, atansiyo, atansiyo. Nubwo wowe mu nzozi warose inzozi wumva ari umunyenga, ubona ari ibintu byiza byakomeza gutyo, ariko mu buryo bwa mwuka Imana iri kukubwira ngo itonde, atansiyo, pay a lot of attention. Irimo irakubwira ngo umeze neza, uratuje, ariko mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa roho ubanye n'Imana nabi. Muri iyo minsi uri kure y'Imana, mu buryo bwa mwuka uri mu manegeka, uri umugabo wasi ikibonobono. Ni ukuvuga ngo hano mu gihe cyose Satani yakwataka ntabwo ushobora kuyirezisita na bukeya. Menya ngo izi nzozi ziri kukwereka ko isaha n'isaha Satani yakwambura ubugingo. Ariko ndagira ngo munyumve neza, ntabwo mvuze ko kugura imodoka nziza ihenze ari icyaha. Nanjye mfite agakashi gatubutse nayigura, niko nabikora. Ntabwo mvuze ko gutembera ari bibi, kuko nanjye rwose gutembera nanjye ndabikunda. Iyo nabonye agafaranga Imana yanshoboje ndabikora. Ariko nubwo kurya ubuzima ari byiza, itonde urebe niba uburyo uri kuryamo ubuzima utari kure y'Imana. Jya muri komenti umbwire niba aka kantu hari ukazi. Reka noneho turebe ubwoko bwa kabiri bw'inzozi zo kurota uguruka. Ni ubwoko bwo kurota uguruka ariko butambike kandi utari hejuru cyane. Hamwe ushobora kuguruka ariko ukabona uragenda uguruka ukwepa ibintu birebire, urugero nk'amazu ya etaje maremare, cyangwa se uri kugenda ukwepa ibiti birebire ugira ngo utabigonga. Yenda dufate urugero, ukaba uva yenda nka Kigali uguruka werekeza nko ku Gisozi, ariko ukagenda ukwepa ama etaje maremare yenda nka M Plaza, kugira ngo utaza kugonga yenda nka kiriya gisenge cya M Plaza. Kandi noneho ukumva uriho urakoresha imbaraga nyinshi ushaka kuguruka, ngo ujye hejuru cyane, ujye hejuru ya bya bintu ubona ushobora kugonga ariko bikakunanira, ndetse ugakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ugume no mu kirere, kubera ko uba wumva ko rwose imbaraga zigenda zigushirana, kaguruka ariko ukumva ugiye guhanuka utageze ahantu washakaga kugera. Ukumva ugiye kuhanuka utageze ahantu ugiye. Dore igisobanuro cyabyo rero. Izi nzozi zisobanura ngo mu minsi urimo cyangwa se mu minsi ugiye kwinjiramo ufite urugamba uri kurwana, cyangwa se hari urugamba ugiye kurwana, ugiye guhura narwo, ku buryo ruzakunaniza mu buzima, ndetse ukaba ukeneye imbaraga z'amasengesho, ariko noneho wowe ukaba uri kubikora nabi, ahubwo ukaba uri kwirwanirira. Mbese uri gukoresha imbaraga zawe z'ibitekerezo, uri gukoresha ubwenge bwawe n'imbaraga z'umubiri wawe, kandi muri ibyo ngibyo nta kintu biri bugufashe, ahubwo hakenewe imbaraga z'Imana. Imana iba irimo kukubwira ngo banza uze imbere yanjye, ongera igihe cy'amasengesho, mpanga amaso, ibindi ndabigukorera mwana wanjye. Nicyo gisobanuro. Icyo kintu niba wari ukizi, jya muri komenti ubimbwire. Turebe noneho ubwoko bwa gatatu bwo kurota uguruka. Ubwoko bwa gatatu bw'inzozi zo kurota uguruka ni ukurota uguruka uri hejuru cyane, nka hahandi ubona za kagoma cyangwa ikizu kigurukira, kandi ukaguruka wumva mu kirere bitagusaba gushyiramo imbaraga, mbese wumva uri free of any charge. Ibintu byose ubireba hasi yawe, mbese ubikontorora,
uko byakabaye, nk'uko ikinyoni cyo mu bwoko bwa kagoma gishobora kuba kiri hejuru ku butumburuke nk'ubwa kilometero 2 ariko kikaba kireba n'umushwi w'inkoko uri hasi ku butaka. Dore noneho icyo bisobanura. Izi nzozi ntabwo zirotwa n'umuntu ubonetse wese. Ni inzozi nziza cyane zikwereka ko ubanye n'Imana neza. Akenshi umuntu ugira inzozi nk'izi ni wa muntu uba umaze iminsi mu bihe by'amasengesho avanze no kwiyiriza. Umuntu ugira izi nzozi ni wa wundi ugira na esprit de discernement, ugasanga arasobanura ibintu abandi babona ko ari amayobera kuri bo. Ni umuntu ushobora kubona ibyo abandi bantu batabona, ariko atari bimwe bita mu gifaransa hallucination visuelle cyangwa hallucination auditive. Umuntu ugira izi nzozi aba ashobora gusengera abantu bafite indwara zananiranye zigakira, kubera ko na Satani umuntu nk'uyu iramureba igasanga ni umuntu udasanzwe. Ariko rero hano noneho mwitonde cyane, kuko ibi biba ku muntu usenga Imana y'ukuri na wa wundi usenga Satani abizi cyangwa atabizi. Hari abantu basenga Satani babizi cyangwa se batabizi. Ni ukwitonda abantu banjye, ni ukwitonda cyane, kuko ahangaha umuntu nk'uwo usenga Satani abizi cyangwa atabizi ahuzwa na roho zo mu kirere, arizo myuka iyobya ivugwa mu Banyefezi, Abanyefezi aribo Banyefeso 2 umutwe wa 2 umurongo wa 2, cyangwa se no muri Efezi umutwe wa 6 umurongo wa 12. Mbese ibisobanuro bw'ubu bwoko butatu bw'inzozi zo kurota uguruka byaba bikunyuze? Niba bikunyuze andika rimwe muri komenti, niba kandi ibisobanuro bitagufashije andikamo 0, niba ubyumvise gake ukaba wumva byari bikenewe ko nabisobanura byimbitse andikamo 2. Ikindi ushobora kwandika muri komenti ubundi bwoko bw'inzozi wifuza ko twazasobanura ubutaha, maze ikiganiro nakagaruka. Imana iturinde twese, murakoze. Imana twese duhe umugisha.